niba warakuze ukunda gusenga cyangwa se niba warakoreye mu madini y'abarokore waba uzi indirimbo zo mu gitabo izi nyine twaririmbaga ku rusengero nawe niba ariho wasengeraga. Uyu munsi hari abahanzi bamamaye muri izi ndirimbo. Aba ni abaramyi Papi Clever n'umugore we Dorcas. Ubu rero bari mu mashimwe akomeye yo kwibaruka umwana wabo wa gatatu. Bagiye gutaramira abakunzi babo mu gitaramo kidasanzwe bise Made in Heaven cyangwa se ibyakorewe mu ijuru kizaba mu mpera z'uyu mwaka. Tuyizere Pierre Clever uzwi nka Papi Clever nyine yaririmbana n'umugore we Ingabire Dorcas mu itsinda bise Papi Clever and Dorcas rikunzwe bikomeye mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba tibagiwe n'ahandi hose ari Abanyarwanda. Aba bombi bamara imyaka 5 babana kuko barushinze mu mwaka wa 2019. Mu bukwe bwabo nibwo batangiye kuririmbana nk'umugabo n'umugore. Papi Clever yatangiye umuziki mu mwaka wa 2014. Nyuma y'imyaka 2 yari amaze yiga umuziki muri Kigali Music School. Yarembye mu makorali arimo Hispo Choir ndetse na Ntora Worship Team. Ingabire Dorcas yarembye muri Goshen Choir ya ADPR Muhoza mu karere ka Musanze. Magingo aya anatanga umusanzu muri korali Hoziyana yo muri ADPR Nyarugenge. Papi Clever na Dorcas bafite umwihariko wo kuririmba indirimbo zo mu gitabo mu buryo bwihariye ndetse bagakora n'izabo bwite. Bafite igikundo cyinshi mu muziki bigaragazwa n'ukuntu indirimbo zabo zikunzwe cyane ndetse n'ibitaramo batumirwamo bikaba ari byinshi. Bakubutse mu ivugabutumwa muri Amerika akaba ari nyuma y'amezi make bataramiye Abanyaburayi. Indirimbo bise Ameniweka Hulu Kweli iri mu rurimi rw'igiswahili yabafunguriye amarembo muri East Africa dore ko imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 38 kuri YouTube mu mwaka umwe gusa imazeho. Papi Clever avuga ko indirimbo bayiririmbye bayikuye mu gitabo cyitwa Nyimbo za Wokovu ikaba ari nimero ya 40. Ati kuva ntangiye kuyumva hari hashize imyaka irenga 13 nari nkiri umwana muto birumvikana. Yakomeje asobanura uko inganzo y'indirimbo yabaje mavuga ko ati nkuko twaririmbaga indirimbo zo mu gitabo cy'Ikinyarwanda ni nako twashatse kuririmba izo mu Giswahili aribwo nayo twaje kwigeraho turayikora nkuko dusanzwe dukora n'izindi. Uyu muramyi yavuze ko batunguwe cyane no gukundwa kw'iyi ndirimbo kugeza ku rwego biriho ubu. Ati byaradutunguye cyane kuko ntitwabikekaga noneho igakundwa cyane hanze y'u Rwanda. Ni ibintu tutigeze dutekereza mbere yuko tuyikora ndetse no mu gihe twari turi kuyikora. Ikiri ku mutima wacu ni ibyishimo byinshi kandi turashimira Imana cyane ko dukomeje kubibohora imitima. Benshi bakire Yesu basubijwemo imbaraga ku bwayo. Turabashimira Imana kandi tunashimira abantu badushyigikiye bakayireba kugeza aho igeze ubu. Tariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2020 nibwo Papi Clever na Dorcas bibarutse imfura yabo y'umukobwa bise Ineza Clever. Nyuma y'umwaka umwe n'amezi 2 bibarutse imfura Imana yabahaye umukobwa wa kabiri bise Abeza Kelly Clever. Tariki ya 4 Ukwakira uyu mwaka wa 2024 nibwo bibarutse ubuheture akaba umwana wabo wa mbere w'umuhungu bise Incungu Jabal Kai Clever. Mu kiganiro n'Inyarwanda Papi Clever yavuze ko bishimiye cyane umwana wabo wa gatatu wibarutse ndetse mu magambo ye ati ni nkaho ari ubwa mbere twari tubyaye kuko twaramushakaga cyane kuko nyuma y'abakobwa babiri twumvaga Imana iduhaye n'umuhungu twakwishima cyane. Ni nako byagenze twaranezerewe cyane n'ubu turacyumva ari nk'inzozi. Yagarutse ku mazina bise umuhungu wabo Incungu Jabal Kai Clever bavuga ko izina Kai risobanura keeper of the keys ugereranyije mu Kinyarwanda bikaba bisobanuye umurinzi w'imfunguzo. Yisunze intangiriro igice cya 4 murongo wa 21 mu gusobanura ijambo Jabal cyangwa Juba haranditse ngo murumuna we yitwa Ayubaru abasekuruza b'abacuranzi n'abavuza imyironge. Iki cyanditswe cyumvikanisha ko uyu muhungu wabo bamwifuriza kuzaba umucuranzi ukomeye. Papi Clever ati aya mazina twahisemo kubera kwifuza ko uyu mwana wacu yaba cyo nta wifuriza umwana we ikibi. Twamwatuyeho ibyiza tumwaturira gukorera Imana kandi twizeye ko bizaba impamo natwe tuzamufasha kubigeraho. Kuba umuziki wa Papi Clever na Dorcas wararenze imbibi z'u Rwanda barabishimira Imana ndetse bakavuga ko bibatera kurushaho kunoza imikorere yabo. Ati twishimiye cyane kuba umuziki wacu wararenze imbibi z'u Rwanda ndetse n'ubutumire ni bwinshi cyane mu bihugu nka Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibazo kiba umwanya kuko n'ibindi tugomba gukora. Aba baramyi bakunzwe mu ndirimbo zirimo Mukozi wetu bavuga ko bari kurushaho kunoza neza imikorere n'uburyo basanzwe bakoramo ubuhanzi bwabo kugira ngo umuziki wabo ugere kure
ugere ku rwego mpuzamahanga bagomba gukora cyane nk'uko babyitangarije bati kugira ngo umuziki wacu ugere kure ku rwego mpuzamahanga dukora mu buryo buri professional cyangwa se bwa kinyamwuga. Akomeza agira ati ahandi twasuye ni state ya Oregon, iya Michigan ndetse na Ohio, dusurayo amatorero atandukanye yiganjemo ay'Abanyakenya, Abanyarwanda n'Abanyekongo. Yavuze ko ati twatunguwe no kubona ukuntu abantu ukuntu badufata ndetse nuko bakunda iyo dukora, byari ibintu bidasanzwe kuri twe. Yatangaje bakiriwe neza muri Amerika, bakomeza bavuga bati rero indirimbo zacu babana nazo umunsi kundi, tunabonayo n'abandi bakiriye agakiza kubera zo, tubishimira Imana. Papi Clever na Dorcas bavuze ko umuziki usingiza Imana, bakora bafatanya no kuboha amahema binyuze mu bushabitsi bwunganira cyane umuziki wabo, burimo ibizwi nka kenkeri, aho bacuruza amatara n'ibindi bikoresho bya installation n'ibijyanye nabyo byose. Aba bahanzi barangamiye kogeza Yesu ku isi hose, bakora ubushabitsi binyuze muri kampanye bise Credo Group. Bati dukora videographer, photography, branding, printing, supplying, aho dukora amasoko atandukanye mu gufasha ibigo bitandukanye kubona ibikoresho bya mu buryo buboroheye. Tariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 nibwo Papi Clever na Dorcas yoheruka gukora igitaramo cyabo bwite bise yavuze yego live concert cyabereye muri Kigali. Nyuma y'umwaka umwe n'amezi 9 bagiye kongera gutaramira abakunzi babo mu gitaramo gikomeye bise Made in Heaven concert kizaba tariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2024. Bavuze ko gutegura iki gitaramo ari yerekwa ry'Imana. Bati Made in Heaven ni igitaramo turi gutegura, akaba ari yerekwa ryaturutse ku Mana, bisobanuye ko ibyo dutanga atari ibyacu ahubwo biba byakorewe mu ijuru bigamije gukiza imitima y'abantu, ijuru rikabiducishamo kugira ngo bigere mu mitima yacu, banabona tunyuremo bigere ku bandi. Iki gitaramo kizabera i Rusororo ku Ntare Conference Arena, kandi kwinjira bizaba ari ubuntu. Papi Clever na Dorcas bazaba bari kumwe n'abandi baramyi barimo Pastor Lopez wo mu gihugu cy'u Burundi, Crisonda Singwa umaze kumenyekana cyane aho akunzwe mu ndirimbo wahozeho, ndetse na True Promises. Papi Clever ati tuzagirana umugisha n'umuntu wese uzabasha kuhagera. Icyo twabasaba no kuzayandikisha kuko tuzabashyiriraho uburyo bwo kwiyandikisha, aho tuzakorera ni hato, uzatinda kwiyandikisha bazahita huzura, ariko ubutaha buriya tuzakorera hagutse. Ngibyo iby'abaramyi Papi Clever na Dorcas bakunzwe cyane abana mu Rwanda ndetse n'ahandi mu ndirimbo ziganjemo iziyobokamana, indirimbo ariko nanone zisana imitima y'abantu, ziganjemo izo mu gitabo biti cy'indirimbo ku bakristo, ariko akaba n'izindi nyine zigenda zifasha abantu. Ubwo rero icyo ni igitaramo cyabo. Gumane natwe turaza gukomeza tugenda tukugezaho n'andi makuru agizweho mu nkuru zo kuramya no guhimbaza Imana.